muzi neza uyu ni inshuti yanjye pe ngwino hano uragasubiramo mwiriwe neza yego ngiye nitwa Muza Shakira ndi inshuti ya mama Fili cyane n'uyu Saidi turaziranye cyane Saidi muraziranye cyane turaziranye rwose shaba abantu noneho byahuye ubwo rero nanjye nishimiye niba mvu naje kubategurira icyo kurya kugira ngo mbakire ko yari yambwiye ko afite abashitsi ngenda umusilamu ariko ndi inshuti ye cyane ko mukunda imyitwarire afite nanjye irankurura bigatuma rero mugira inshuti ndane ko ni inshuti yanjye cyane umukozi w'Imana Shakira umukozi wa Allah nashaka dutorere na salamu turayikiriza yicare hano twebwe tuba dushaka kwerekana abantu ko ntabwo ari puranka abarokore ntabwo ari babandi twibana ngo tugomba kuba ahantu hose twakire ni karibu nibyo ni hame muryoherwe kuko buriya Yesu hari ubwo bigeze kumubaza bati ko tubonye umuntu urimo uzura abantu agakora ibitangaza kandi atarakwizeye atavuga mu izina ryawe aravuga ati arega umuntu wese utandwanya ntabwo ari umwanzi wanjye uvuga ngo iyo utarwanya Yesu nta kibazo kandi nzeko abayisilamu ntabwo barwanya Yesu oya ni inshuti zacu nanjye nawe rero urukundo rugomba kogera mu bantu bose ibone ntituri muri mu gisibo ntabwo kiratangira ariko kiri hafi ariko nabyo ni byiza kubaho ni ukubana tugomba kugira inshuti zose abasenga abayisilamu twese duhurije hamwe kuko twese turi bamwe twemera Imana imwe rukumbi kandi Imana imwe rukumbi kandi ni nawe yaturemye yego amen amen Shakira amakuru y'iminsi ni meza turakomeye turashimye rero utwakiriye ariko rero burya twanaganira tunarya nta kibazo ni karibu tunarya reka tumanze tubisengere we nicyo navuga ndakivuga nyuma ariko tumanze dusenge kuko baratwakiriye gusenga byaba ari byo turasenga isengesho ritoya cyane sibyo byiza mama nta kibazo twicishe bugufi dusenge Uwiteka data wa twese uri mu ijuru mwami wo kwizerwa twongeye kugushima kubwira ifunguro uyu muryango waduteguriye data nyaguhora ku ngoma uryeze urihumanure kandi uriho umugisha mwami uwera wa Isiraheli turagusabye uru rugo ntiruzigere ruburamo ibyo kurya iteka ryose ruhorana umugisha wawe amaboko yabo data nyiringabo ahore yakira kandi data nyiringabo kirogoya yose yaza muri uyu muryango yatuma ugira ibibazo iyo turayihagaritse mu izina rya Yesu ni ukuri data tugusabye twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen karibu muryoherwe rero reka nkubwire rero mama ngiye sinjya ngisombe mu rugo rw'abandi reka da ko niko bimeze byagenze bite sinjya ubugari mu rugo rw'abandi ngaho ubwo ni amahame yanjye ubugari bwo no mu rugo simbukunda yenda n'ikimenyimenyi mureke mbahamagarire madamu ariko isombe sinshobora kuyirya mu rugo rw'abandi iwawe se urayirya iwanjye yatetswe n'umugore wanjye ndayirya nta kibazo ariko iw'abandi no harahiye mbega agafiriti yo ndakoraho kamwe ikibazo ibindi murye ariko isombe oshwe oya nta mpamvu yo guhamagara umugore mwumve bayiki oya nta mpamvu byagenze gute rero byagenze gute nta mahame yanjye oya ariko ntimukajye muhisha banzi indaya zaramurogeyemo hari n'abagabo bagira iyo content ngo ntabwo bashobora kurya isombe ngo abagore bayirogeramo kandi ntabwo ari bose isombe se ntabwo umva nawe ntabwo ari bose hari abo bigeze babikora se barabikora isombe se si ibyatsi washyiramo ibyatsi ntabwo wabimenya bagafata cishwa bakayivanga n'isombe ntiwabimenya ahubwo kubera ko twabisengeye agafiriti ko ndagakubita se ko wazanye agafuke kamwe we ntabwo urya oya birahari bagiye kuzana n'ibindi nta kibazo ngewe rwose subu gatambona peti naje ndiye kuki mutari mwaduteguje mugani wa uriya mugabo none se wakohereza iposho ukagenda utayiriye ko nabyo ni ikibazo baza kumva ko nohereje iposho ntibari bugire ngo warure oya yamfashije inshuti zanjye ni nkuko n'abandi babafasha nabimubwiye mu rwego rw'uko naburaye
ntago byari mu rwego rwo kungaburira. Ngaho reka ngufashe kavuga ngo iki Shakira nawe kubita hari ga Shakira n'umuntu wacu. Shakira ni inshuti yanjye cyakoze Imana imuha umugisha. Namuherekeje kubyara twabanye kera cyane turaziranye, ni inshuti yanjye, arankunda, iyo ndwaye arahagera, nagira ikibazo akanyumva, mbese ni umusiramu udasanzwe. Ngiye mukunda ko adakunda ngo nuko utari umusiramu. Hari umuntu ushobora kuvuga ngo uriya ni murutadi ntabwo ndi bumukunde, ariko wibyo ntabikoreraho, agukunda nta mpamvu, nta kibazo, nta bintu byinshi. Uretse kwenda ibyo Saidi yavugaga bishobora kuba ari urwenya koko isombe kuko ntabwo ujya uyirya biri serenya. Uriya hari ibintu bingaye ntajya nkora. Sinco uriya ku kazi Shakira warahazi we nuko Shakira tutari twakorana ari ariko turaziranye neza. Sinshobora kugira gute, sinshobora kunywa amazi umuntu anzaniye ntayamusabye. Ariko aho ngaho hari ikintu urimo urahishana none kuko n'ubundi turi kuganira kuko twasuye Mama Firidausi. Ubundi intandaro y'ibyo bintu byaturutse kuki? Yo kutarya isombe. Kwaje kubivuga. Nyine sombe nakubwiye nyine bashyira mu nyire so wabwirwa n'iki kandi ubize umwana w'umuntu avumwe di. Ubugari. Ubugari bagukubita ubwaraye wacishiye munsi y'amaguru ukagenda uhobeba shawe. Ejo kazagaruka uhabaza uwoba. Ntabwo rero nye nshaka guhoboba Mama Firidausi ntabwo nguketse umukozi w'Imana ariko ibyo sinabirye. Ndakubwiza ukuri uzateka agafiriti uteka umuceri ariko nushyiramo agasu ngo wizere umwana w'umuntu avumwe ariko ubwo ayo mahame niyo nafashe. Oya ntabwo baye umurozi ariko rwose ikintu gukikura birakugora. Niba urya isombe iwanjye ariko iwabandi sinyirya. Ubwo rero gusurana si ibyawe. Ubwo ntabwo nzaza kugusura niba uzi ko uzateka isombe uzamwire nzagire watetse ibindi se. Shaki sibyo ninze wanyu abayisilamu mukunda gasombe ntuzakantekere. Nabyumvishe. Utegeka ibyo uzamutekera. Nta kibazo agafiriti nakavuze agaciro wabonye ko agafiriti nagakubise. N'ubu nongere ngakubite rwose ntubagafase nabisengeye. None se nta kwizera ku nganyumvira nawe. Ubundi Imana ni ikiza umuntu. Reka rero nguhe urugero. Umuntu ampamagariye icyayi ku kazi. W'umurokore. Icyayi ndakigiye nsanga kirateguye n'amandazi abiri. Ndangije ndabikubise. Ariko ndarangije namanje ndasenga numva ikintu kiraje ngo icyo cyayi umutima ngo icyo cyayi kireke. Ndavuga ntuwite uyu muntu uko mwizera none biramutse iki cyayi ngiye kukimena muri toilette nkahura nawe yamvuga ngo iki. Noneho ndavuga nti rero Uwiteka nawe ushobora byose icyayi mba ndahoboye. Nagiye kugira nimugoroba inda yabaye igomfure yanganye gutya. Urumva? Ndangije ubwo naratashye mbwira umugore ntinda ko yambonye yabyimbye atereka nze ngushakira amajyane. Wapa amajyane arayampambura nta ku kintu ndimo kuruka wapi. Ndavuga inti ibintu birakomeye. Mu gitondo bwagiye gucya amaso yabaye igishirira kandi ntanayarwaye nyine. Yagize. Ikintu rero cyaje kumbwira. Hari umuntu waje wundi numvaga kwa kundi ushobora kubutekereza umuntu arambwira ngo kuwanze guhitira kwa muganga ngo uza hano ku kazi waje kumara iki. Kandi uwo muntu nawe icyo gihe nk'icyayi yararaho hafi. Kandi nawe yari yazamutse ajya kunywa kuri icyo cyayi hejuru. Noneho ubwo naramanutse bankira ahantu singe warose nimugoroba bigize. Ndagenda umugore sinzi ukuntu yagiye ashaka undi muti bira hari imiti bajye bashaka. Bena nayibwire n'abantu niba nayifata umuyenzo uvanze n'intuza n'igikoma. Igikoma cy'imyumbati cy'amasaka. Birasuzuma. Wana nacishije hasi nshisha hejuru. Hose papa mbona ibintu bikajya birenduka nakozamo igiti bikagarukira hariya hejuru. Ndavuga inti rero aho kugira ngo nzajye ngira gute nzajye kunywa icyayi cyangwa amazi umuntu anzaniye ntabimutumye nabireke. Ubwo rero niwo mpanzuro isombe yo narayifuyeho kera sinshobora kuyirya. Ariko umunsi uraryaho gake kwa wagasengeye. Ntagasengeye ariko nta kundi burye. Kwami nabivuze. Karayibwa nande nuwagatetse.
akabuze umugozi gasubirana nyirabo. Twaganiriye cyane bihagije ariko twasuye umuvandimwe. Mu by'ukuri ngewe nkigera ahangaha n'ubwa mbere nari mpageze nabonye hakeye cyane, ndavuga ni buryo wa muntu ashobora kuba ajya tubeshya ko nabonaga mbona akeye agira gute, ariko mu by'ukuri burya yanatuganirizaho gakeya ubuzima nabayemo uko bumeze, niba ari hano cyangwa se hari ahandi hantu wenda uri hatari ahangaha. Biri seriye noneho. Murakoze cyane, abenshi baransuye ku Mpemburo TV kuri n'amacano menshi yaje mu by'ukuri aje kunsura. Basanze mu nzu nta kintu na kimwe kirimo kandi koko niko kuri. Iyihe nzu? Iyi ngiyi. Aha niho nabanye n'umugabo, reka mbabwize ukuri. Aha niho nabanye n'umugabo. Noneho tubanyemo iki cyumba ubona hano hepfo ntago cyari kirimo. Cyari iki ngiki n'iki gusa. Yego. Cyari icyumba na saro. Shakira warabizi n'umuhamya wo kubihamya. Noneho igitanda twakigiraga hano muri saro. Ubwo arangije mu kwezi kwa 4 nibwo yifashe ibintu byose arabigurisha. Amaze kubigurisha aragenda. Nyina aradutaragenda. Noneho hari umumama wampamagaye w'inshuti yanjye. Arambwira ati se none murimo kuba hehe? Icyo gihe twabaga hanze, ari we wa mukobwa duherutse gukorana ikiganiro wambwiye ngo aranshaka ngo ndi mama we. Yego. Uwo ngo niho twacumbikaga. Nkajyayo nkaryamayo, akaba ariho tuba, akaba ariho tugaburira. Noneho uwo mumama arampamagara ati none se ubu iherezo rizabiriye? Namubwira nti ikintu mbona nuko wanyoherereza tike tukigira kubikanyarira, akaba ariho bazadushyingura tukiberayo. Ari uriya